ngiye kubasuhuza kuri Six Position Show, akaba uyu mwanya akaba ari we twabageneyeho kubaha abakunzi banyu, mukaba muri kumwe nanjye Becky. Uyu mwanya tukaba tugiye kusura, nkaba ngiye gutungura undi mukunzi wacu, bakaba bamwita Sasha, naramubazaniye muramubona. So mwitonde gato. Yego Sasha? Ya nahageze. Yes. Yefungura nahageze. Yego. Oh, good. Hi. Meze neza. Yes. Chameze neza nta kibazo ndakubona. Wawe ndahageze kabisa. Nagari cyane. Nagari cyane. Wari uri mu kazi. Cyanange nkoze ubishoboka byose ndavuga ni umunsi reka ntungure amukunzi bamaze iminsi bakumbaza. Bamaze iminsi bari kukumbaza cyane. Niyo mpamvu nagize ati nanjye reka nkore surprise, aka surprise magere. Urakoze nungu. Uyangare ndagutunguye ariko nta kibazo. Gusa narasezeranyije ko abakunzi uko bigiye ko biri buze kugenda uko ariko kose abakunzi ndi buze kubakugezaho pe. Bari bamaze iminsi bagushaka cyane birenze no kuba cyane. Amakuru y'iminsi se? Shani meza abantu bacu ni hato rero. Oya nta kibazo mama, nta kibazo. Nta kibazo pe. Akora umeze neza. Cyameze neza mu buzima busanzwe ndaho ndakomeye. Twari tuburanye cyane pe. Twari tuburanye duherukana mu kiganiro. Yego nta kibazo mama. Nta kibazo. Nta kibazo. Bakunzi ba Six Position, murana ko uyu ni wa mwanya twabageneye tubahereza abakunzi, tubaha abakunzi mukaganira. So mbaye mutunguye mukora surprise ngeze mu rugo ndamusuye yabo tuje gutangira kuganira. Murakoze nkuko bisanzwe benda ubunuga kare mbonye nitwa Sasha, ndabakunda cyane, nishimira kubagezaho inama zibubaka zibafasha mu mitima mbese mukubaka neza. Mwamwumvishe umukunzi bafitiye cyangwa se umukunzi wanyu pe, umukunzi wanyu muri rusange, mwamwumvishe ko atugezaho ibiganiro by'abantu bashakanye ntubice ku ruhande. Ni inyigisho tuba turi gutanga, inyigisho tutanga zikaba zigenewe hejuru y'imyaka 18 kuzamura. Aho niho dushaka abadukurikirana muri aka kamwanya. So Sasha, amakuru imisonge kubona none sasa. Ni meza. Akona nabakumbuye. Sure, nta kibazo kabisa. Natwe tugohaye ikaze kuri Six Position. Thank you. So Sasha, duherukana umbwira uburyo ki ufata umukunzi wawe neza iki, ariko nge ntago nabisobanukiye niyo mpamvu nakoze urugendo rwo kugira ngo niyo mpamvu nakoze urugendo rwo kugira ngo ngaruke nyine nze ngenderere Sasha mubaze se ese waburiya yabikora gute, kugira ngo rega barangiye umbwire n'abadukurikiye ubabwire kugira ngo tubashe kugira ngo twiyumvemo abakunzi bacu. Ubwo nyine watubwira ndashaka ubigeze ku bakunzi. Abizo umugabo ahora ari umwami. Yego. Cyane rwose. Aruba umugabo yubahwe banyarwanda. Cyane rwose umugabo yubahwe. Nani ku mupira we nawe ufuraga? Wari uri kumufurira mbese? Nta kibazo. Nta kibazo bumwanikira. Umugabo ni umwami. Aha, mwayibonye bakunzi? Umwana ni itoso kabisa. Mwe mukurikiye Six Position Show. Aha ni handi twabemereye kuzajya tubagezaho ibiganiro by'abantu bashakanye, inyigisho dutanga. Ushaka gukurikirana zino nyigisho zacu ujye ukanda Six Position Show, komeza gukora subscribe.
aha Okay, umukunzi wanyu arahari yahageze. Yes, yes. So ubwo wakomeza nyine tubwira uburyo ki uri kumufata nyine muri no minsi ki. Yeah. Mbese nawe ararizi ko ari njye mugore wa mbere ariko kabisa kuri we ariko. Yes. So umugabo wanjye mufata neza mu gitondo mutegura breakfast. Yes. Sigiye ku kazi bizi yo kutama nkigibura kabisa. Agomba kuza nkamuha karibu agenda musezera agaruka musuhuza mutegurira icyo kurya mu buriri. Nawe urabyumva umuntu agomba kwigira sex kwa turobe tugufiya Yego. twadukanze turi sex ibintu nk'ibyo. Yego. Mbese ya magambo aryoshye aryoshye ku buryo n'umunaniro yagize avuye ku kazi awibagirwa. Yeah. Urabyumva? Yes. Aha, kabisa. Noneho so namwe mudukurikiye kuri Sigis Position. So ikintu nababwira cya mbere umugabo yubahwe kuko umugabo ni inkingi y'urugo. Ikindi cya kabiri umugabo ni inkingi ikomeye cyane igihugu cyubakiyeho. Nuvuga ngo sinshaka kuvuga ngo ku mugabo ngo ni inkingi y'igihugu gikomeye cyubakiyeho. N'umugore ni igihugu cy'inkingi yubakiyeho. Ariko duspose ko umugabo ni number 1 ya mbere. Nukuvuga ngo nk'ibyo nkomeje kubabwira ntago umugabo ari utanga care mu rugo rwe, ahubwo we wa mudamu udukurikiye niwe ugomba gutanga care mu rugo rwawe. Rega burya umunyarwanda wavuze ngo umutima w'urugo. Uri umutima n'urugo wa mudamu wa mugore w'unyumva bari hanze bari mu gihugu cy'u Rwanda bari mu turere dutandukanye mbese cyane cyane abarabuha bo mu cyaro. Yes. Bo mu cyaro babazi ngo ntango kwitaho ngo birani by'inshinzi ngo kwambara mini ngo nibyo dushinze ngo nuturaya ngo niki ngo na kwambara mini cyo mu rugo rwanye umugabo yabibona te ngo yabona ko nashinze ngo yabona ko nandaya. Yes. Ariko burya nawe n'indaye umugabo wawe sibyo? Aha, reka mbabwize ukuri bakunzi mudukurikiye mwebwe badamu mu bindaya ku bagore ku bagabo banyu. Mwabagabo mu bindaya ku bagore banyu. Icyo kintu rwose ni mu gikora nta kintu uzagenda kwifuza hanze usizi wawe mu rugo. So shasha tudatinze hari ubusizane afite umutumirwa avuga ku kibazo ku kintu cyo gusisa. Hari abantu badukurikiye batazi ngo gusisa ibintu nyine bumva ibintu byo gusisa akavuga ngo nge sinabikora ngo nge ntago nabikora. Why not kweri tutabikora? Nukuvuga ngo gusisa ntago ari ibintu bigombera ingufu cyangwa bigombera iki sibyo. Nukuvuga ngo hari ikintu abantu mujya mwitiranyaho cyo kuba mwavuga ngo ngewe ngo sinasisa umugabo. Hari igihe umugabo wawe ababikunda ariko azi kutabikunda. Nyabusa ntabikubwire kuko utabikunda kutigeze umubwira ko ubikunda. Kutigeze umubwira ko ubikunda. Ikindi cya kabiri we ahita agenda agashaka umuntu bimukorera hanze. Ariko tekereza aramutse ahuye n'umukobwa uzi gusisa byanya kandi nawe wakabishobora. Ngo biki na biki mbise ugasanga mva wa mudamu we igihe mutararongora na igihe mutarakora imibonano mpuzabitsina ujye ufata igitsina cy'umugabo wawe ufata imboro y'umugabo wawe uyifate neza uyisise uyonke ko bita mu kinyarwanda konka uyonke ewana noneho ku buryo we ajya kuyigushyiramo wowe ubwawe woroshye wiyoroheje. Yego urabona kwa kongera nk'umugore hari abagore umugabo ashaka kurongora bakababara kenshi. Uti kubera iki? Gusisa biri mu kintu kimwe cya mbere cyo gutegura umugore wawe bigatuma bakundana mukora akambere akakabiri akagatatu nananiwe shedatoye ntabwo nongera kandi umugabo bishaka byataye. Numva ariko burya gusisa ni ikikwiye bwabubere bwo mu kanwa bujyaho. Hari n'ukuntu gusisa birabiryoha cyane ku bagore. Ndumva aho ngaho tubyumva kimwe ngewe uko mbyumva mu buryo bwanjye mbyumva uburyo bwanjye mbyumva ndumva ko hari abandi nabo ariko babyumva. Ni ukuvuga ngo uyu ujya gusisa umugabo wawe nawe ubwawe ujye ufata uducanswe ushyire ku gitsina cyawe igihe uri kubasha gusisa umugabo wawe
nawe ufata uducancwe dukeya ushyire ku gitsina ugenda ukibobeza ugikoraho wowe ubwawe wikorera kuri rugongo igihe ukiri gusisa imboro y'umugabo wawe cyangwa se igihe ukiri konka imboro y'umugabo wawe. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo we umugabo ntabwo azajya kugushyiramo yamboro ngo utake ngo ubabare ngo ugire gute. Icyo gihe uzaba mwese mwateguranye, icyo gihe uzaba woroshye n'umugabo wawe yoroshye. Ese icyo gihe yakubabaza gute? Ni ukuvuga ngo icyo nicyo kintu cya mbere mubanza kwiga kugira ngo murebe ko uko mwasisa abagabo banyu hatazagira undi umugutwara. Ashobora guhura nanjye sasa mbese akavuga ati wa mugore nasize mu rugo ubanza naramwibeshyeho. Cyane rwose nuko abakunzi babatwara abakunzi ndabizi cyane nuvuga ngo ariko abantu babwiza ukuri mwirekure mubona mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina niyo yubaka urugo, ni nayo nkingi y'urugo buriya nuko mutabizi, ni nayo nkingi ya mbere yubaka urugo. Ni ukuvuga ngo bakunzi ndabashishikariza kubaha imibonano mpuzabitsina. Ntuzagende gukora imibonano mpuzabitsina bitabarimo. Igihe bitarakujyamo birekewe kubikora. Igihe byakugiyemo kandi Sasha nabunguraho nkandi bwanjye. Yego. Hari ukuntu umugabo yicara ari nko mu bandi bakabo bagenzi. Nguranye ntanyara, nguranye ntiyoroshye, nguranye yakomeye, nguranye ngeho abatabishaka, ariko se bagabo tuvugisha ukuri. Waba wiriwe mu kabari. Yego. Ukamara wenda ukaka tuvuge ko uvuye mu kazi saa 10 ugiye saa 11 mu kabari. Uranyweye, urijuse, urahase, ugiye mu rugo, ugezeyo saa 5 z'ijoro. Usanze umugore aryamye yasinze, yagutegereje mu muryango yakubuze, yagutegereje mu mukorere sex yakubuze. Birumvikana. Urangije uraje muri bya bitotsi afite uje kumukora. Isumukangura. Uje kumubwira ngo hindukira. Hindukira. Umugiye uramubabaje, ugiye muhata nkaho yabaye isugi. Kuko ntago bishaka. Yagutegereje yakubuze. Nako gahinda kamugiye mutwe kuko yakubuze yakurindiye, yitonganyije, yijujuse. Ariko se koko gutuvuga ngo arakomeye, gutuvuga ngo ntanyara, gutuvuga ngo nta mazi afite. Byayabona tutamuteguye. Ntimwari muri kumwe. Wa mwanya se wagiye mu kabari gute utaza ngo ugure izo nzoga muzisangire mwishime mutegurane mujye mu buriri mwese ibintu bimeze mwisubireho. Ni ukuvuga ngo hari nk'urundi rugero rwa hafi ntaciye mu ijambo Shasha kintavuze kuko nicyo hari nk'uko bino bintu birasanzwe cyane rwose. Nk'umudamu ugasanga umudamu ari kwifuza kare agasore ka runaka cyangwa iki. Murabizi ko ari ibintu byeze, ntabwo ari ibintu biri danje, sibyo? Ntabwo ari ibintu biri gutya, ni ibintu biriho biriya byo kuvuga ngo iki mwanze mwubaka ingo zanyu neza. Ntabwo dukeneye ingo zango uyu munsi zubakwa ejo zigasenyuka, uyu munsi zubakwa ejo zigasenyuka. Izo ngo muzibagirwe kandi muzirekerega, nta n'ikiza cyaziriya ngo nizo kuduhombya, nizo guhombya igihugu, byose nizo guhombya no kubabaza abana rero. Kuva ngo mwabanye muri kumwe umwana avuga ati dadi mama, ejo akabona mama niwe wenyine nta papa nta cyarumva abana baturanye bavuga papa we ntawe, ni ibintu bitera agahinda. Kandi ikintu cya mbere ugenda monye gisenye ngo ni ibintu byo mu buriri. Of course, impamvu biriya just nkomojeho hari akajambo mperutse kumva nkomojeho kuvuga ngo nta gikwe. Impamvu bavuga ko nta gikwe nuko nubundi urugo uyu munsi urarwubaka rukomeye rwishimye, ejo nubundi rukaba rwashwenyutse. Nubundi wongewe wari uri hanze rwa rugo nkahita ndwinjiramo uko nshaka, nkaruvogera uko nshaka, kuko we mudamu warusize, kuko ntago ugeze uruboneramo amahoro wifuzaga cyangwa se amahoro wari uteganyije, ntago wigeze uyaboneramo. Aho hantu mugombe muhige neza, mwabadamu mwe mugombe ufata abagabo banyu neza, namwe mwabagabo mwe mufata abagore banyu neza. Cyane ngereka nkubwire niba ari uko si ukwikunda, ariko akenshi njye nkunda kurenganya abagabo. Ariko uzi ukuntu umugabo aguseka uguranye mu Kagatare. Ni ukuvuga ngo wabasobanurira uburyo abagabo bari badukurikiranye, abasore badukurikiranye basobanurira uburyo babikora kugira ngo abashe kugira ngo abone ko umugore wa nyara cyangwa se atanyara. Wabasobanura ukababwira uburyo ki yabikora. So icyo nababwira cyo
ikintu cya mbere ni uko agomba kuba ari muri mudu yabyo, umugore ari muri mudu yabyo, ari ibintu biyumvikanyeho, ari ibintu ari igikorwa nyacyo bazi ko bagiyemo bose, agategura umugore we akamusoma. Buriya gusomana bigira ikintu kinini muri sex. Yego. Nta kuntu ambwira ngo ngiye wanda ngo utansomye. Yego. So wabikora ute? Ugomba gusoma umukunzi wawe cyangwa se umugore wawe. Ukamukora ku manyonyo, ndavuga amabere, ukamukoraho ahantu hose ku gituba, ibintu nk'ibyo, mbese ukamutegura fresh handi ubona neza amazi ari hano gutya, utangiye kububera neza, ukareka kwihutira ngo gushyiramo imbere ngo ugiye reka. Ugomba kugenda gake ukabanza y'umutwe, turi kumvikana, ukabanza y'umutwe ukagenda ugenda neza, winjira gake ukabona gukora igikorwa nyacyo. Aho numva ko umugore unyurwa cyangwa se umukobwa unyurwa, aho ngaho agomba kuba yanyurwa rwose. Ubaye utanyuzwaho wabikoze ucyo uzamweguke, aho rwose nanjye ndabikwemerera. So urakoze cyane Sasha, urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ikintu mbona ababwiye ko nka biriya nsanzwe mbibabwira, ababwiye ko udapfa kwita winjira, ahubwo ubanza gufata imboro, umunwa w'imboro ukakoza ku munwa w'igituba, ukagenda uwusigaho uyisigaho gake uzamuka uyisigaho, byaba ngombwa ukayiterura ukayikoza kuri rugongo umwanya muto cyane, ukongera ukayimanura ukayishyira ku munwa w'igituba neza. Ubundi iyo gitangiye kubobera, kubera ko mwiyumvanyemo santima zaje, niho utangiye kugenda uyishyira imbere gake. Niba winjije umutwe mu kanya winjize inyuma, ari kugenda winjiza gake, ntago ari kurita direct uhita winjiza imboro mu gituba. Oya, ibyo ntago ari byo. Ni ukuvuga ngo bakunze umutukurikiranye, turashaka kubereka uburyo wasisa imboro y'umugabo. So ni ukuvuga ngo tukaba tubafitiye ibintu byinshi cyane tugomba kubigisha, tugomba kubagezaho cyane. So wakomeza ukababwira uburyo umuntu yasisa. Icyo nicyo kintu dushaka kubanza kwereka abakunzi bacu, kugira ngo babashe kumenya gusisa ni gute, ese gusisa babikora gute. Ariko hari igihe abantu kunze kugira ngo hari gusisa n'ugusisa umugabo gusa, n'umugore baramutsa, ukamutegura neza, ukarigata mu gitsina neza, witonze, udashyiraho amenyo ngo maze, kuko iriya nyama ni inyama yoroha cyane Banyarwanda. Inyama yoroha cyane bikabije. Ugomba kumusisa neza, ukirinda gushyiraho amenyo, ugashyiraho ururimi. Nibyo bintu byiza biryoha ku mugore cyane akumva numva byamushyize muri mood, yaguca inyuma. Ntabwo bishoboka. Nanjye niyo mpamvu nikundira umugabo wanjye, kuko arabikora byose. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo uri kumva uburyo wasisa. Ni ukuvuga ngo ntago bapfa gusisa nabwo. Ugomba gufata imboro yawe neza y'umugabo wawe. Rega imboro y'umugabo wawe ni iyawe. Ugomba gufata imboro y'umugabo wawe neza, ukabanza ku mutwe wayo. Ntabwo uhita wihutira ngo uhite ushyira mu kanwa, ahubwo ubanza ku mutwe wayo. So nkaba nabashishikariza ko mukomeza kudukurikirana, tukabereka uburyo basisa. Nicyo kintu dushaka kuberekaho, tukayizana tukabereka uburyo basisa. So mwakoze kudukurikirana kuri Six Position Show. Ikiganiro ni ikigaruka. Ciao. Bye. So umugabo ugiye gutaha. Yes. Okay, it's okay. Ukuntu nza kumwitaho. Okay, nta kibazo. Nta kibazo kabisa. Abantu babitiranye ibintu iki, ariko ni ukuvuga ngo nyine bagomba kumenya itandukanyirizo ryabyo, bagomba kumenya itandukanyirizo ryo gufata umugore neza, ryo gufata umugabo neza, kugira ngo tubake of course, kugira ngo tubashe kugira ngo twite